ese buriya inka zidufata gute? Inka zidufata gute ubundi? Nk'iyo inka ziherereye ziri kuganira ziba zituvugaho iki? Ibaze nk'inka ikubonye iri kunywa boyiro. Mukomere cyane ndabasuhuje. Nitwa Janti. Ushimiye kuba warakoze subscribe kuri iyi channel. Uyu munsi rero ikintu tugiye kuganiraho n'ubundi ntabwo ni ikintu nshaka ko dutekerezaho twese, dutekerezaho tugihereza umwanya. Ni ikintu gisa nkaho kibabaje, ni ikintu nyine dukwiye gutekerezaho. Ubushize twigeze kuganira tuvuga ukuntu nyine imbeba, umuntu yifata akica imbeba akayitera guco igapfa mu by'ukuri, kandi yari yaje guhahira abana bayo, kandi mu by'ukuri iyo mbeba ntishobora kurya n'ibiryo byuzuye isafuriya, ntiyarya ibiryo byuzuye isahani, ariko umuntu akayica tu, akayita. Ni ukuvuga ngo iyo mbeba aba yishe, kandi yari ije guhahira abana bayo, yari ije nyine gushaka ibyo barya. Kandi mu by'ukuri nkawe wowe nk'umuntu ntujya utekereza ko ushobora kujya gushakira abana bawe ibyo kurya, imodoka ikakugonga ikakwica, cyangwa bakanakwicirayo wasize abana mu rugo. Ibaza abana b'iyo mbeba ukuntu bategereza bagaheba. Nabuze ntabwo ari kure y'iyo topic, ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ku matungo yo mu rugo, nk'inkoko nk'urugero. Buriya inkoko buriya iyo iteye igi, hari igihe iba itekereza ngo haza kuvaho umushwi, abana banjye tujye dutemberana, tujye tugenda gutya. Iyi nkoko itaratera igi ubundi biri yonyine, iba igenda yonyine ikajya gutora yonyine, ariko iyo iteye igi iba nyine yibwira ati kano kana kanjye kagiye kuvuka tuzajya dutemberana, sinzongera kugira irungu. Ariko ikintu gitungura inkoko, iyo imaze gutera igi nyirayo ahita aza kurifata. Inkoko igahita iheba gutya, igaheba umwana wayo yari itangiye kubarira. Ibaze nawe nyine uramutse ubyaye umwana wawe, ukimubyara bagahita bamutwara. Ibaze ako gahinda wagira. Kuki tutajya dutekereza ko inkoko nayo ishobora kugira ako gahinda? Hari n'igihe umuntu yorohera inkoko akayihorera, igatera amagi menshi, igaturaga abana, imishwi nyine ikavuka. Ariko nyiri inkoko yarayiteye imibare, imishwi yamara gukura akagenda yirya umwe kuri umwe ayirya. Cyangwa se hari n'igihe yigirira impuhwe ngo yagize impuhwe, iyo mishwi akayihorera, ahubwo agahita afata ya nyina ya za nkoko agahita yica akayirya, cyangwa akayigurisha. Abana bagasigara aho mu gahinda, bagasigara bababaye, bakaba imfubyi gutya. Ibyo bintu ntabwo tujya tubitekerezaho. Ese buriya inka zidufata gute? Inka zidufata gute ubundi? Nk'iyo inka ziherereye ziri kuganira ziba zituvugaho iki? Ibaze nk'inka ikubonye iri kunywa boyiro. Ibaze inka ikubonye urimo uranywa isosi. Ikubonye urimo uranywa isosi irimo ikinono. Ibaze inka ikubonye urimo uranywa isosi irimo ururimi rw'inka ngenzi yayo. Umuntu aravuga ngo inka ngo akamaro kayo ngo ni ukuduha amata. Koko ese koko inka iduha amata, cyangwa wowe uraza ukayikama? Ese urayisaba ngo wampaye amata? Ngo inka ngo iduha inyama. Inka iduha inyama koko? Inka urayica ukayivutsa ubuzima ngo yaguhaye inyama, cyangwa wazihaye ngo yampaye amata? Koko inka umuntu arayorora. Abantu turi indyarya cyane. Inka umuntu akayorora akajya ayijyana kurisha, akayizanira ubwatsi, wenda nk'uko wenda kuragira bitakunda kubaho cyane, akayizanira ubwatsi, yaba yabyaye akayitekera igikoma. Ariko mu by'ukuri ikigamijwe ari amaherezo n'ubundi iyo utayigurishije
birangira ayiriye. Iyo inka ibyaye rero iba iteka ngo igatekereza ngo umwana wanjye navuka azonka, azabyibuha, azashisha. Ariko ikintu gitangaza inka ni ukubona noneho aho kugira ngo ya mata inyana yayo abe ariyo yinywe, ubundi ariya mata yari yagenewe inyana gusa, ariko inka ijya kubona ikabona nyirayo wa wundi wayoroye aje gukama, kandi noneho agakama amata menshi ugereranyije n'ayo inyana yonsa. Ubwo se urumva agahinda inka iba ifite? Ako gahinda urakumva? Ubundi amatungo muri rusange sinzi ukuntu adutekerezaho, buriya jya tugani, ese buriya iyo wumvishe inka iri kwabira, buriya inka hari ukuntu zikominikana zikumvikana, inka ikabira ngenzi yayo nayo ikabira, ese buriya ukeka ko ari ibintu biri aho gusa? Zigezeho zivuga ku mushumba waje kuziragira ngo dore uko kimeze, ngo ejo bundi ngo umutetsi barayiriye, ngo mfite ubwoba ko njye uzakurikira. Inka ziba zifite ibintu byinshi ziganira. Nawe witekereza ku giti cyawe, ubayeho nk'inka, uramutse ubayeho nk'inka, umuntu akakurya igihe ashakiye, yashaka akazakugurisha, akagukama. Mu by'ukuri ikintu kigamijwe ni ukugira ngo tubitekerezeho. Sinzi niba mwarebye filime ya Rongotani. Rongotani hari ukuntu baba bica abantu bakabateka. Ibaza inka nyine iramutse ibonye isosi y'inka, isosi nyine urimo urayihuta, ese yagufata gute? Yagutekereza gute? Reka tubyihorere, ubutaha nzababwira inkuru y'inka bajyanye ku ibagiro ikahacika. Inka yaracitse ku ibagiro, ariko ubu turabona ifite aho iri, yabonye inka ngenzi zayo nyine zihasiga ubuzima, yacitse ibagiro. Murakoze cyane rero, nagira ngo icyo kintu tugitekerezeho. Imana ibahe umugisha n'ibiryo n'amafaranga.